Ndabasuhuje inshuti zanjye kandi mbaye nikaze mu kiganiro cy'uyu munsi naho hageze aribwo bwa mbere nawe ndagusuhuje ndaguha nikaze mu kiganiro kindi kandi ndanagusaba yuko niwumva ukunze ibiganiro byacu kumva gushimira kwana natwe uze kuza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro uko bigenda bikurikirana nk'ibisanzwe. Rero ingiye Jose muri kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe bumwe mu busobanuro bw'izina Patrick. Karibu mu kiganiro. Patrick rero rikaba ari izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini ku ijambo Patricius, aho risobanura ukomoka mu muryango wihagazeho cyangwa se ukomoka mu muryango w'abakire. Reka rero turebere hamwe bimwe mu biranga ba Patrick. Patrick aba ari umuntu umeze nk'umutesi, ukunda kuririmba no gusabana n'abantu. Buriya Patrick ni umunyamahoro cyane, yikundira ibintu bikozwe neza ikindi kandi akanabyishimira. Patrick ni umuhungu w'igikundiro, inyuma abakobwa bose baba bifuza kuba bakundana nawe. Iyo akiri umwana rero buriya Patrick usanga aba ari umuntu wikunda cyane ku buryo nta kimuvaho. Iyo yemeje gufasha umuntu rero ibyo byose arabyibagirwa akiyegurira uwo nguwo ukeneye ubufasha. Buriya Patrick ibintu bye byose biba birimo binakozwe neza cyane ku buryo n'utuntu dutoya abandi batitaho we atutindaho cyane. Iyo arakaye rero Patrick ntavuga, yongera kuvuga umujinya we warangiye. Patrick ni wa muntu wita ku muryango we cyane, ikindi kandi ibyo akorera abandi aba yumva nawe babimukorera. Patrick aba ashaka gukora ibintu bifite gihamya, niyo mpamvu yirinda amakosa cyane. Patrick ikindi uzamusangaho ni uko akunda kubona amakosa ku bandi, kuko we aba yumva yuko ibyo we yakoze buri gihe nta kosa ririmo. Aba yumva yuko ibyo yakoze yabikoze neza, bityo rero agakunda kubona amakosa y'abandi. Buriya Patrick yahawe inshingano azikora neza cyane, ariko kandi ashobora kugirana amakimbirane n'abo akorana nabo kuko aba yifuza ko bakora nka we. Patrick rero buriya uba umushyize ingorora iyo umuhaye inshingano zo guhumuriza abantu, kubaba hafi no kubitaho. Buriya Patrick aho uburemere inshingano ahawe kandi akanazikora neza. Icyakora buriya nk'uko abanyarwanda bajya babivuga ngo umwana apfa mu iterura. Iyo Patrick ateteshejwe bikabije akiri umwana, iwabo bakamurera abajeyi cyangwa se bagahora bamufata nk'umwana, akura ari wa muntu utazi gufata inshingano kandi wikunda cyane. Buriya Patrick ashobora kutita ku bintu ariko akagira domaine imwe cyangwa se ikintu kimwe ashaka ko gikorwa neza, utuntu twose turi ku murongo. Iyo ugize ingorane rero ukaba uri wa muntu usondeka akazi rwose, Patrick akakubera umukoresha wawe, ashobora kukubuza amahoro kuko aba ashaka yuko ibintu byose bigenda neza, akantu ku kandi nta na kamwe gapfuye. Niyo mpamvu rwose iyo uri umuntu usondeka akazi Patrick mudashobokana. Ikindi kandi ni uko Patrick ari wa muntu uha agaciro umuryango wiwe cyane, akanakora uko ashoboye kose ngo buri wese yishime, niyo we ubwe inyungu ze zapfukiranwa. Ubwo rero bumwe mu busobanuro bw'izina Patrick. Ba Patrick mwese aho muri ndabasuhuje cyane kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Naho utaha hari irindi zina wumva twavugaho, hari ikindi twumva twaza kubwiraho ubutaha, watwandikira hasi muri comment ukabasha kutubwira. Naho ubutaha rero amahoro n'imigisha y'Imana